bakunzi ba Evangeliste Mama DM TV, tubanje kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Muraho aho muherereye hose, abandi niwaramutse. Tubazaniye umuvugabutumwa witwa Mihigo Daniel neza cyane. Uyu muvugabutumwa tubazaniye afite ibintu bikomeye cyane, aho uri hose, aho uherereye hose, umutega amatwi. Murumva buryo ki yari umujura, murumva buryo ki yari umusinzi, yari umusambanyi. Nukuri Imana yamukuye ahantu hakomeye. Mana, ntabwo wabyumva utari wumva ibyo yavuga. Mbere byose rero munyemerere tubanze twasenga Imana, hanyuma abyivugire. Reka dusenga Imana. Uwiteka Imana yacu, mu izina rya Yesu turagushimye, tugushimira kuba waraturinze, wabanye natwe, urinda Daniel. Mana wo mu ijuru, mukura ahantu hari hakomeye, nabyo turabigushimiye, ushimwa bw'icyubahiro. Mweretse agiye kubwira isi ibyo wamukoreye naho wamukuye. Mana, umugirire neza, umuhagarareho. Mana, Umwuka Wera uzumugote. Urakoze ko uherekeje irivugabutumwa mu izina rya Yesu. Amen. Karibu bwira abagukurikiranye. Nanjye nitwa Mihigo Daniel nguko mwabyumvishije, ariko ibyo ngiye kuvuga byose ngiye kubwira aba muri Amerika, hariya mu Burundi ibyo Imana yabashije kungorera, hariya mu Buganda, za Kongo. Abapasiteri mwese mu nyumve, ngewe kuba ndi kuvuga iby'Imana, hari ibyo Imana yabashije kungorera. Ngewe mu mibereho yanjye ngira umusore, nari ndi umusore, ariko igihe cyacu twarambagizaga abakobwa. Umukobwa yaba adashimye umusore, none tukajyana uyundi musore, noneho yamwemera. Wa musore wa mbere ho yanze, akagenda wa mukobwa ngacikiye wa wundi wamwemeye, ariko akibona kuri wa wundi yanze. Iko niko twari tumeze. Ariko twe abasore, mbere na mbere nashoje umukobwa njya kumurambagiza. Twari turi abakobwa, abasore 4 n'abakobwa babaga 4. Ariko umukobwa wari waranjimye, namuherezaga umukono yabaga ari mu mbere, ndi yabaga musunika kagenda, noneho bakaba bamugarurira ibye byatanze. Ariko ngewe nasanze barareze neza. Ubwo icyabinyemeje no kugira ngo abo abashitsi bumve yuko bareze neza, nagakwembe nasohokaga nambaye. Nasohokaga nambaye agakwembe, ahasigaye bagatera imbundu. Bamara gutera imbundu bakamenya ko uwo mukobwa basanze ari isugi. Ariko umukobwa yaragendaga yasubiza amaguru agiye iwabo. Noneho icyamenyekanaga yuko yabaga ari isuki. Noneho umusore bamubagiraga ihene niyo bambagiye kuyikubita mu gitukuru. Bamara kuyikubita mu gitukuru, noneho umukobwa akayizana, yarayitekaga. Noneho umutsima go twaryaga umutsima gw'amasaka, akagaburira sebukwe, akawugaburira nyirabukwe, akagugaburira n'umusore. Ubwo rero nge namaraga iminsi ndi kurya iyo ngoro, ariyo ndi guhekenya. Ubwo rero noneho umukobwa akaberaho
yamara kuberaho hari n'igihe cyo twarambagizaga umukobwa yaba yaranze umusore noneho yavuga ngo agiye guhaha abasore bakagenda bakaryama mu kibara noneho hakaza umusore wa musore akajya kumuramutsa yaturutse yavuye guhaha akagira ngo ni yenyine noneho ndamenye ko abandi basore bamuteze baraza kumufata abasore barazaga bakamuyora n'amaguru bakamufata bakamwirukangana noneho bamara kumwirukangana noneho umuryango w'umukobwa n'umuryango w'umusore none umuryango w'umukobwa bazaga kumuvana mu nzu noneho bakamara iminsi bari kurwana kugira ngo bamuvane mu nzu icyo gihe rero cyacu byari bikomeye cyane ntabwo ari ngiki gihe cy'umusore ari kwirugana n'umukobwa ngisake bakirirwaga barazerera ahubwo umukobwa tukajya gushingira umukobwa afite inda ngiyo umusore yamubaza mbemwa amezi 5 ugize inda iyi nda wayivanyeho umusore agapfaniranwa kuko ni iby'iki gihe none ngabo ndi kubwira abakobwa b'iki gihe ko bagomba kwifata neza abasore b'iki gihe ndababwira ko bashobora kwifata neza icyo gihe rero umukobwa noneho yararebaga yabaga ari akiri mu ruhimbi uwo mukobwa noneho basanga barareze nabi uwo mukobwa yasubiza amaguru bakareba igicuma bakagishyiramo umuheha noneho bakajya iwabo ubwo muheha ukaranga yuko uwo mukobwa basanze yuko wabo batareze neza ubwo rero uwo mukobwa barashyirikaga bakagira bakanamutungiraho ariko igihe cyacu ni cy'ubu cyo ndi kubona kino gihe ari igihe gikomeye ariko igihe cyacu cyari gikomeye cyane umukobwa wa mbere rero noneho maze kumusohoza twabyaranye abana 5 none twabyaranye abana 4 none uwo mukobwa abana barakura bigeze bageze mu myaka hafi yapfuye muri 80 mbese yapfuye muri 80 uwo mugore wa mbere unasanze ari isugi yapfuye muri 80 mara imyaka 20 ndamudamu mfite ndi kurera abo bana kugira ngo bakure noneho rero uwo mudamu amaze gupfa nigiriye mu bujura bitewe n'inzara narapfuye amagara narahwereye noneho njya mu bujura bwo kwiba rero nabimaranye imyaka 20 uzi ko umugore yapfuye muri 80 kandi ndangira muri 80 ndi kwiba noneho ihene zo nariye inga zo nariye ndago namenye umubare z'abandi ariko icyo nakubwira ngubwiye yuko iki gihe cyari gikomeye cyane twandikiraga umuntu uturajya kwiba tukandika urupapuro noneho tukaruseseka mu nzu noneho uwo muntu tukaza kugira ngo tuzajya kumwiba noneho agategereza amezi 2 yabona tutaje noneho agatangira kwibagirwa yatangira kwibagirwa rero tukaza igihe adakeka nguko Yesu azadutungura niko twatunguraga uwo muntu noneho rero twajya kumwiba ifunguzo twikoreraga ifunguzo zo kugera mu nzu tukagera ku kufuri yabitunaniye nuko tukayica twajyanaga ibuye ryitwa Gatarina ibuye ringana guce cyane twari kubikaga ku muryango noneho urugi rwose rukameneka rugafata n'ubw'imbere noneho tukinjira mu nzu mwarabajura bangahe twarabajura 50 umukuru yari njyewe warukuriye abo bajura noneho rero amafaranga twamaraga kugafata ngajya gutera isimbi nateye isimbi imyaka 20 ndumujura imirimo yose iragenda ibiki byose biragenda byose mbera mu buzima bubi noneho twajyaga kwiba umuzungu abazamu bose tukabafunga tukababoha kubaboha rukomande none twamara kubaboha rukomande noneho imbuga zabaga k'uwo muzungu mu gipangu zatubuzaga kwinjira noneho tukareba ihene murayizi abari kunyumva hano muri aya masaha ndababwira ukuntu Imana yangiriye neza yuko gakiza ndamuntu ukinisha gakiza uri kunyumva muri aya masaha ndawukinisha gakiza aka gasura muri kumbona
Imana nuko ninjiye mu Mana noneho ngo ubu ngaba ndi kuvugira Imana uyu gino ni Bibiliya ubwo mvuye mu butumwa ariko icyo nakubwira ukizwe ndi kubwira abajura bo muri no minsi wewe unywa umugi rusigaho imyaka iminsi y'umujura irabaze ubu mba narapfuye imipanga nakize hano ku gikanu ni myinshi cyane sinayibara ariko Uwiteka yarizi neza yuko nzaba umuvuga butumwa mupepe Imana haleluya amina mupepe Imana yacu ishoboye byose ndakindukiye inaniye wowe murankura umugi uri gukubita umugore ukamwica ngo ubwo nibwo bugabo amafaranga yose wayafata ku kazi ukaganywera uwo mugore mugire neza cyane umugire neza noneho imbwa twarebaga ihene tukayisatura tugashyiraho side twamara gushyira side murayizi nayo ndi modokari murayizi ubwo twayisigaga gutya twaterera mu gipangu imbwa 5 zigahita zipfa mu segonda imwe Yesu we zamara gupfa tukinjira hehe mu gipangu twamara kwinjira rero noneho tukiba ibindu tugasawura burya abajura bakizaga abandi ndabwo abajura bakira nta mujura ukira ziribaho ndabwo nigeze gukira ahubwo twakijije abandi mwe mu nyumva muri aya masaha noneho abajura 50 hapfuye 40 hasigara 10 rero ngomeza kuyiyobora inga twafataga inga tukazibaga tukarya inga ihene baratereraga bamara guterera zono zari zikihari rero ndabwo ari ngiki gihe cyurazirika ihene ukayizirika hamwe n'igitanda neza cyane ukagira yirindiraho ahubwo twe baratereraga inga zabyaraga wajya kureba cyo zabyaye ubwo mbara mu bwo buzima wewe urukunyumva wumva ko Imana igira neza Imana yangiriye neza hari igihe twajyaga mu nzu namara kujya mu nzu noneho nyirinzu nijoro akibuka mugezeho noneho umugabo ngamutegeka kuryama hasi umugabo yaryamaga hasi bamuri ngiti bwo bari bigorose ngakigorosa uwo mugabo namara kukimugorosa none akagera ndebera mu kiringiti akagira ngo turibenje kandi ndumwe umugore rero naramutegeka kugira ngo aje kundagira amafaranga gari Yesu rumwami noneho wa mugore ngamushorera ajya komba amafaranga akamba amafaranga nkundabwaraga gusa akambereza gandi noneho navugaga cyane abaturanyi bakaza baza gutabara nyirurugo noneho nanjye naturukaga inyuma noneho nabona muraje igitaranga kizimya namara kukizimya noneho akaba umwijima habara kuba umwijima naturukaga inyuma yabo urugi narukinguraga gucya none nginjira mu rugi gucya noneho ngarwiyegamiza noneho ngaza inyuma yabo ngavuga ngari hehe kandi ari ngewe noneho bagashaka uwo muntu bakamubura hari igihe noneho banyirutseho nderukanga noneho naguye kuri fosi y'amabyi muzi fosi murayizi naguye kuri fosi y'amabyi noneho baraza banyira uruhande bagira ngo ndi imbere naho ndyamye kuri fosi y'amabyi kuko Imana ndago yemeye kugira ngo ndigite njye hasi kuko Imana yarizi neza yuko rabevokira Imana yarizi neza yuko nzaba umuvuga butumwa Imana yarizi neza yuko nzaba umuvuga butumwa umujura nda muntu warubizi ko yava mu buvuga butumwa nari ndi umujura ruhagwa nibyo byinshi wewe urukunyumva muri aya masaha si Amerika si mu Buganda si mu Burundi hariya muri Kongo wowe uri kunyumva buno wa mujura wewe wisubireho ubwo bujura bwawe iminsi y'umujura irabaze ejo batakwica noneho rero cyo nakubwira abajura batwibanaga babacaga amaboko kubaca amaboko abandi bakabaca amaguru abandi bakabavana mu maso neza cyane bapfuye urupfurubi ariko Imana yarandindaga nubwo nari ndi umujura kuko yarizi neza yuko nzamuvuga buto Imana yacu yakomeye cyane kandi iravuga wowe uri kunyumva Imana ndurabonana nayo kugira ngo ugora umugurureke umva urukunkura umugi ugora umugi urukurunguka ya kwiba ngewe nabya batekaga ingono zigeze ngo kuri ngayo zose ngazimara umva nankoreye ku ngono yitwigara narishyiragaho urumogi noneho ngashyiraho amakara noneho nakogota umwotsi gukanyura mu kibuno
umwotsi ukanyura mu kibuno wewe uri gukinisha agakiza agakiza njyago gakinwa uri kumva pasiteri wewe ukinisha agakiza ntabwo uramenya ko Imana ihari y'Imana umenya ko ihari wafashije imfubyi n'abapfakazi kandi iyo umenya ko Imana ihari uri kumva pentekote ni pentekote ikize abapentekote barakize ariko abayoboke bandi b'abandini bari gufasha abayoboke babo ariko mwewe muri kurya indama mukarya ubwoya bwazo reba iyo modoka ifite iyo modoka yaturutse ni mu ndama none iyo nzu wayivanye umugore rero ugasanga arabyibushye umugore rero niwe ukiraga mbere y'umugabo ugasanga arabyibushye ngana hano hose ugasanga ngana hano hose abagore nibo bakiraga mbere ariko icyo narakubwira reba uryamye kuri matora y'ibihumbi 400 ariko icyo narakubwira ambutse ibyawe uhereza abakene abo batishoboye bari iruhande rwawe kuvuga ngo uzajya mu ijuru ijuru ryandeye ijuru ni ibikorwa gufasha imfubyi n'abapfakazi fata tirimusi ujya gusura abandi ku bitaro fata wambike uri kureba ko banyambikaga reba ko nambaye neza cyane meze nk'ikigori neza cyane kandi twambaraga imbu igihe cyacu twambaraga imbu umusore wamurebaga hano kutako n'umukobwa ukamureba hano kutako nda muntu wasekaga kuko bose bari bambaye kimwe ngiye kumbonanga nari ndi Imana ikomeye cyane nakubitaga ikinyuguri abadayimoni bakaza ikinyuguri ni igiki ikinyuguri ni cyagera cyo bashyiraga mu jegeri noneho wagikubita gukena nakandu kagacuma washyiraga mu giti noneho ukagapfumura noneho warabandwaga wakajegeza guca kugira ngo kangura abazimu yo bari noneho ahasigaye ndakundi barutindagezi bose nari nziranye nabo barutindagezi umva abadayimoni bose nari nziranye nabo abadayimoni bangoresheje imyaka hafi 30 shitani yangoresheje imyaka 30 ariko shitani ntabwo yarezi yo kwesa zamvanayo Yesu ni umwami yumwemereye rakugobotora kakuvanayo kakuvana mu busambanyi mu businzi amaraso ya Yesu iyo yageze ku ndaya irahinduka amaraso ya Yesu iyo yageze ku mujura arahinduka umva wowe hinduka Imana ikuhindure neza ubwo businzi bwawe buvaneho umva urukura rukuboga urukuruka umugore yabuzeho yihisha nabaga nasinze umugore noneho yambona ngasamoya mvuye kunywa noneho ibibambasi nibyo byango bitaga nakubitaga ikibambasi ngo ngiye ku buriri noneho ni ikibambasi cyo kubitaga umutwe ngabona ikibambasi kirango bita ngavuga ngo reka niryamiraho umugore bwarindaga guca tambonyeho bitewe n'iki n'inzoga naho goreraga inzoga rero nagendaga aho umugabo yahishije inzoga arazihisha ngezo noneho ngagenda mfititiyo ngagenda nijoro ngakubita muri ya mbogo muzi imbogo rero ndago mwayisobanukirwa ariko imbogo murayizi noneho yanzoga yose ngayogorora ndi gushyira hehe mu majerekani noneho nyiri inzoga mu gitondo akabyuka ari gufata amafaranga y'abasengezi baje noneho nabonaga ari gufata amafaranga agashyira mu mufuka yafata amafaranga agashyira mu mufuka nazindukaga kwiyo mbogo ndekeye urumogi narunyweye hafi imyaka 20 nari ndapfa ngejo Yesu mubonanga none Yesu ati mwana wanjye ngiye kugukiza Yesu yo yagukirije abayagukirije yanagukirije mu bajura 50 agapfa 40 ngasigara turi 10 naryo 9 bararyishe ni ngewe wasigaye mu ngenyine ni ngewe wasigaye mu ngenyine niyo mpamvu muri aya masaha ukinyumva ugitega amatwi kugira ngo wumve ibyo Imana yabashiye kungorera umva wowe wamujura w'u Burundi we umva ngewe ndi mu Rwanda ni ngewe uri kukubwiza ubutumwa umva wowe wikijura wo muri Kongo ngurukungura umugi sinakubeshya ahubwo no kuguca amaguru aho gushatse wabireka umara kumva buno butumwa bwanyu umva bari ko nyumva muri Masisi nari ndi umujura ingazo nari yendaga wamenya umubare yenezo nari yendaga wamenya umubare ariko icyo nakubwira Imana yangiriye neza yarakoze Imana noneho ndagenda muri 91 muri 91 niho ndakijijwe noneho maze gukizwa none nabwiye Imana ati wa Mana we rero wa Mana we ndi gushaka umukobwa maze kumbereza gakiza nari ndwaye amavunja kageze ku 1000 ubonye akarenge kanye ninga kuruhinja ariko icyo nakubwira yo Yesu wakubitanye nawe arakoza atari ga amavuta y'ibikotoro amavuta aturutse mu ijuru wagira ngo ndakayobe wagira ngo imyaka 48 niho navutse mfite imyaka 72 wambonye ariko
wambonye umva wowe rukundeba kuri kamera Yesu ni mwiza reka muvuge uzambamiriza imbere y'abantu nanjye nzamuhamiriza imbere ya data iyi saha ni data wemeye kugira ngo muvugire ndange n'ubuhamya neza cyane komera mushiki wanjye noneho rero imbangijwe 9 mbwira Imana ati wamana we rero ngiye kugira ute ngiye gushaka umufasha umumbereze ndavuga ati wamana we rero umbereze umufasha w'umukobwa noneho ngira ngo nzabye neza mwabantu nagize ngo nzabye neza ngo n'umwana w'umukobwa nabaye nga Samusoni babaranguye amaso ahubwo ni data Yesu niwo wangiriye imbabazi ndibambara amaso yarakoze data wa mukobwa maze kumuzana rero yari yarasabwe barakoye ngira ngo ni isezerano hari abantu bari kubeshyera Imana ngo nta masezerano naho ni ukubeshya umva rero nahisemo nabi usabye nabi uhabwa nabi ko nukuri neza cyane noneho umukobwa ndamusaba maze kumusaba yari yarasabwe n'undi musore noneho wa musore ubukora bwica wa mukobwa yari yarasabwe barakoye noneho ambonye bitewe n'amafaranga aya mafaranga azabakoraho umva aya mafaranga ari gutuma mudafasha imvubyi n'abapfakazi ugakomeza kugagundira ngo nagawe amafaranga utunze uragaza ariko ngo ndigakuzi ndago gakuzi yo bagushize muri serekeye barakubwira ngo burya waradutunze tutakuzi kandi amafaranga agashobora kukwicisha umva iyo modokari yufite ishobora kukwicisha uzashyiramo kare cyane nitego kubite ku buyu gapfu uzavuga yuko ndakubwiye imodoka rurayiza ariko yo ndikuzi ishobora kukwica kukwita kuzi umva wowe iyo matora uryama urayiza ariko yo ndikukuzi kuguhamba uvuye ku iyo matora biroroshye ariko yagusezera ngo urabeho ngo burya wandyamagaho ngo ariko ndakuzi umukobwa rero umukobwa maze kumusaba ndamuzana tubyarana abana 5 tumaze kubyarana abana 5 arambwira yajyaga arambona itara riri kwaka twaba turi kurya akambwira ariko umutware wanjye ngo ibi ni ibiki ngo hari ibyo ndi kwitegereza naho uwo mukobwa ari kunyitegereza ari kureba gano menyo akavuga ati yewe data we burya nahisemo nabi ayi wowe nagize ngo n'umuntu none namenyo gavuye mu we none kandi mutwari wanjye ngenzigendera wowe uzageze nzigendera niho nakubona neza nabwo yari yakubonye ukimutereza ahubwo wowe wajya gurambisha ukabumba umunwa nawe amenye wagayavanyemo ndago byoroshye rero nzanagenda umukobwa yambwiye ngo azagenda ngiye gusanga ngiye kuva mu butumwa dore ngiye Bibiliya ngiye kuva mu butumwa nzanga wa mukobwa ibintu byose yabyikoreye nzanga byose yabyikoreje abamenye amasharati yabijyana tudatonganye umukobwa yagiye ashaka umugabo ufite undi bamarana imyaka 4 babyarana umwana Yesu we noneho rero ubacamanza bagomba kujutanya ngeje kuwa mbere navuye mu butumwa none wa mukobwa nagiye kuza numva kana kari kuririra mu nzu none ndavuga ati mwabana mwe ibi ni ibiki ngati ni mama waje wa mukobwa yaza rambobera amaze kumbobera turahoberana ariko Imana yari yambwiye ngo nguzanira umushyitsi wihuse ndavuga ati ariko umushyitsi wa mana we azabanzaniye ibirayi none uwo mushyitsi azabanzaniye iki none wasinamya kari uwo mugore ugiye kuza none uwo mukobwa yarambonye turaramukanye turahoberana bitewe nuko Imana yari yamubwiye ariko Imana irambwira ngo hahirwa abanyembabazi kuko aribo bazazigirirwa ugiriye imbabazi umudamu wawe kangahe umva pasiteri wicaragura rwana ngo uri pasiteri ni izina gusa ugakubita umusaraba ku koti ngo njyewe ndipende ngo ni pasiteri iryo kote wambaye ikigori kirambaraga ariko kitazi ko kirimo ngongwa nawe rero ushobora kureba ikoti nubwo umusaraba wakira ngo uri pasiteri ndarwana inzoga hari abapasiteri bari kunywa za mitsingi ngo kino kiyoka cyamibe ngo gicururuke aho uri kunywa inzoga ndago barimo ngo uri pasiteri kwitwaza ko kazina pasiteri w'izina gusa ariko ndakubwira uwo mudamu turi kumwe neza cyane hahirwa abanyembabazi kuko ari bazazigirirwa kandi icyo nakubwiye ngubwiye wewe uri kunyumva muri ayo masaha pasiteri tugiye gusoma ijambo hariya mu rwandiko mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 11 ibice 10 ku murongo wa kangahe ku murongo Yohana ibice 10 umurongo wa 11
dusome mu izina rya Yesu naba wahabonye. Umva wowe pasiteri waba uri Buganda uri umunyarwanda, umva rino jambo ryo nguzaniye. Mwewe pasiteri uri hariya muri Kongo, umva ijambo ry'Uwiteka agiye kubabwira muri mugoroba. Umva pasiteri wo mu Burundi, umva ijambo ry'Uwiteka agiye kubabwira. Handitswe ngo ninjye mwungeri mwiza, umwungeri mwiza upfira indama ze, ariko umwungeri uragira ibihembo ndabwo ari umwungeri yabonye amasega aje arazitarura kuko atarize. umva ijambo wowe pasiteri ujye urakina buri pasiteri ngo uri umupentekote wahe, umva wa mushumba we neza cyane. Yesu aravuze ngo ninjye mwungeri mwiza, umwungeri utaragirira ibihembo, ariko umwungeri uragirira ibihembo ndabwo ari umwungeri bwite. Ahubwo uwo mwungeri ndamenya indama zazimiye mu rukuryo ubwoya bw'indama mukabwiyambika. Izaguye mu mwobo ndakuya kuzireba ngo muzivanemo. Izirwaye pasiteri, izirwaye abandi bari gusura abandi muri covid, akajya gusura imfubyi n'abapfakazi. Pasiteri ndamuntu urasura wowe uri kuryoherwa n'amafaranga ukagabara mbari, ariko ago mafaranga ndagogo zagukiza mu gihe cy'amakuba. Yesu araje haje ibuye rigiye kumanuka, iryo nibuye ryajwe n'abubatsi rikomeza imfuruka, iryo niryo rigiye kurindimura. Pasiteri uri kujya mu kiye gihugu. Umwungeri mwiza ni Yesu uragirira indama kandi akazipfira, ariko umwungeri uragirira ibihembo ndabwo ari umwungeri, ahubwo yamasegaje arazitarura kuko atarize. Reba neza iri jambo ryo muri uyu mugoroba, reba neza ibyo Imana ikubwiye muri aka kanya. Cyo nakubwira, ibintu utunze biherezeho abakene. Hari abantu bari kunyambika. Yesu yaravuze ngo nari njonje urangaburira, nari mu nzu y'imbohe uza kunzura, nari nambaye ubusuranyambika. Hari abantu bari kunyambika imyenda yo bambaye. Wajya kureba Yesu niwe uguhaye ubwo bukire n'izo modokari. Iyo modokari uri kuyireba ukabwira umuboyinga yoze, Yesu yagukura mu iyo nzu ni mukanya kandi bikabya utarabiruhiye. None rero uri kujya kwambika Yesu ukamwambika imyenda yo wambaye wowe uri kunyumva wowe ufite imodokari nguri umupentekote wahe, uri kwambika Yesu imyenda yo wambaye kandi yaguhaye ibintu uri kuryamura kurya koroshe, uri guhekanya. Noneho umuceri uri kugumenera hariya. Noneho reka data hari umuvuga butumwa ni umuririmbyi aragenda afata agafuka ngira ngagiye kumba umuceri ngira ngagiye kumba umuceri, noneho ngira ngagiye kumba agapate, areba bya bisasiro, noneho ya myenda areba ya yindi yo yanze ayikubita mu gafuka ngo dere ngiye. Ndavuga ati bino ndagunda birenze hariya mu soko kuko ngewe ndabwo noneho rero umva ndabwo wajya kwambika Yesu imyenda yo wambaye. Wewe wambaye imyenda yo wambaye, nushaka unyumve muri ayo masaha uri kumva yo wambaye narayigurishije. Kandi rero ngewe ndabwo umva wowe ikintu nakubwira cya bugufi, soma ijambo ry'Imana hariya muri Ezekiyeli ibice 40, ibice 30 hariya muri Ezekiyeli 34 niryo turangirijeho. Ezekiyeli 34 tangirira kuri uwo murongo. Mva Shehari nabo wahabonye abungeri b'Abisiraheli bavugwa. Karibu sana. Aravuga ngo nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, mwana w'umuntu hanura ibyerekeye ku bungeri b'Isiraheli, uhanure ubwire abo bungeri uti, nimwumva uko umwami w'Uwiteka avuga ngo abungeri b'Isiraheli bimenye ubwabo, bazabona ishyano. Mbese abungeri ntibakwiriye kuragira intama? Turamuka sana. Ariko mwebwe burya ibinure
murarya mukiyambika ubwoya mubaga izibyibushye ariko ntabwo muragira intama izacitse intege ntimwazisindagije kandi ntabwo mwavuye izari zirwaye n'izavunitse ntimwazunze izatatanijwe ntimwazigaruye kandi ntimwashatse izazimiye ahubwo mwazitegerekesheje igitugu n'umwaga amahoro yo mu ijuru yanyuzuye mu mutima reka ndirimbe mbimbaze iyaremye ijuru n'isi n'inyanja amahoro yo mu ijuru yanyuzuye mu mutima reka ndirimbe mbimbaze iyaremye ijuru n'isi n'inyanja yumvishe gutaka kwanjye ambuhura ingoyi z'ibyaha byanjye nukwanyuzuza n'Imana Yesu niwe wabimbereye ubundo sindinyishwa n'urugendo ninanirwa Yesu uzajya undengera haveye we wabwoba we n'amaramaje kujyana na Yesu nawe inzira yazitirwa hakabamo imitego cyagihe wa yenyuzemo aho ujya hose nzagukurikira sindinyishwa n'urugendo ninanirwa Yesu uzajya undengera haveye we wabwoba we n'amaramaje kujyana na Yesu umva abungeri nababwira Ezekiyeli 34 abungeri bimenye ubwabo barya ubwoya bw'indama umva mushumba wa Pentekote abungeri baragirira ibihembo ndibamenye indama zazimiye zacitse intege ndibazisindagize izaguye mu mwobo umva wowe uri kurya ukarambya none indama sizo zitumye ugenda mu modokari umva wewe mini Pentekote umva mushumba umva pasiteri urugenda mu modokari uzikari wewe yihaye Imana ishatse yigukuramo umva rero agona amafaranga y'indama abungeri baragirira indama bakaragira ibihembo ndabwo arabungeri bwite n'abanyazi bimenye ubwabo none Uwiteka arabibasiye umva rero ibyo mwariye mu bigarure umva rero uriya mugaragu w'Imana Elisa Gihazi yaramuzaniye ibihembo ibyo bihembo muri guhembwa ni bya bindi byo Elisa yanze Uwiteka Mana ishobora byose datanya guhora ku ngoma ubu butumwa mbubwiye isi yose rabe vakirwe irabe uri Imana mbabwiye isi yose ibuno butumwa abapasiteri bahariya mu Burundi mwumvire ijambo Ezekiyeli 34 umva wowe uri kunyumva wewe bivuga ngo rero ukwiye gukurikira uyu mugabo witwa Yesu aho waba uri hose kuko uyu Yesu nasanze ari we utanga amahoro niwe wubaka ingo z'abasenyutse bivuga ngo mwumvise buryo ki yazanye umugore akamuzana atazi yuko afite ibihanga mu by'ukuri bamaranye igihe baza kumenya ko nta menya afite waba urukugaye umugabo wawe kandi mwarabanaga mu by'ukuri wumvise ibintu
yavuze. Nawe aho uherereye hose waba wanga umutware wawe uvuga ngo nta mafaranga afite cyangwa nta menyo afite, garukiraho kuko yamuretse ari kureka uyu mugabo yihenuye ko asanze ari bihanga ajya gushaka abandi bagabo bafite amenyo. Mwumvise buryo ko yaje afite umwana wundi mugabo mu myaka 4 yose, ariko kubera ubukristo bw'uyu mugabo Papa Daniel yaramwihanganiye. Tukwifurije kugira ngo wowe ujye umenya kubabarira. Murakoze cyane rero abatwumvise, muhindurwe n'iyi miburo. Imana y'amahoro ibahe umugisha rero mu izina rya Yesu aho muherereye hose. Murakoze cyane.